natangira umusogongero w'imvaho nimero 1200 yongeye yaje ni mwese abumva radio Rwanda imvaho yacu ituzaniye amakuru ntabacike mwana y'Rwanda. Numugabo wanditse amateka akomeye muri shop z'inyarwanda nimba ikubwira gutyo nuko afite ibihamya ndaza kugenda nkugezaho. Iki kiganiro kiraza kurangira umenye neza amateka y'uyu mugabo yitwa Mukeshabatware Dismas. Uyu nguyu mwamukunze muri beshi, ariko nubwo yaje kwitaba Imana byabaye ngombwa ko tuganira ku mateka ye. Turakubwira ibigwi bye wifuzaga kumenya niba utari umuzi. Byose uragenda ubikurikira wibereye aho iwawe. Niba warakanze subscribe kandi warakoze, niba utarabikora nicyo gihe ngo ubikore kugira ngo amakuru yose y'ibyamamare ujye yarebera hano. Ikaze. Ukivuga izina Mukeshabatware abantu benshi batabatekereza ikinamico twita iza kera. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu itorero Indamutsa za Orefor zakinaga zigashyira hanze ikinamico. Mukeshabatware Dismas mu ijwi riremereye cyane ryiganjemo ubuhanga budasigara no gutebya. Ibi ngibi nibyo byamugaragayeho. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu ikinamico zitandukanye, ariko iyo twakubwira ni nk'iyitwa Ibigeragezo. Ahangaha yumvikana mu ijwi rikomeye cyane. Niki mahanga ko twabona nyoro niki? Data bushariya ku mpande munini hari umuntu ufite ibintu by'igiciro abasaga ni ushobora kubigura. Yewe nyangeze nakwitesha ibintu by'igiciro ngo ni biki? Ese ko umugore watagira amagambo. Mbwira ahirye ntabwo twumva. Shindikanya sinzi kugura na zahabu. Bise ni zahabu. Ngenge niki shwa? Ni nyinshi rwose. Urabizi rwose sinjye guhamagarira ubusa. Ubu muntu ntagende urumva? N'umuntu yeje yaragiye ku rwanda rwanjye. Arya ntagana he. Mukeshabatware rero yakunzwe n'abantu benshi kubera ubuhanga bwe. Mukeshabatware usibye gukina mu itorero Indamutsa za Orefor, uyu kandi yanakoze imirimo itandukanye kuri Orefor RBA. Uyu nguyu yakoze imirimo myinshi. Yamenyekanye kandi mu kwamamariza ibinyamakuru bitandukanye harimo n'imvahushya. Natangira umusogongero w'imvaho nimero 1200 yongeye yaje ni mwese abumva radio Rwanda imvaho yacu ituzaniye amakuru ntabacike mwana y'Rwanda. Uyu mugabo rero Mukeshabatware Dismas yavukiye mu majyepfo mu karere ka Nyaruguru. Ahangaha niho yitangiye amashuri abanza nk'abandi bana. Ayisumbuye yakomereje i Kigali muri College Saint Andre. Ahangaha yahavuye ahita akomereza mu Bubiligi agiye kwiga ibijyanye n'ibya gisirikare. Nyuma yo kuva mu gihugu cy'Ububiligi rero Mukeshabatware yaje mu Rwanda. Ahangaha agiye akora imirimo itandukanye. Nyuma Mukeshabatware yaje kujya kuri radio Rwanda. Ahangaha naho yagiye akora imirimo itandukanye. Nyuma Mukeshabatware yaje kwisanga mu ikinamico, aho nyine yakinaga inkinamico afatanyije na bagenzi be. Ahangaha harimo benshi cyane twagiye tukugezaho ibiganiro byabo. Mukeshabatware rero nyuma yo kwisanga mu itorero Indamutsa za Orefor, ahangaha yakomeje kugenda akundwa n'abantu batandukanye, ibigo bitandukanye, ibinyamakuru. Ahangaha batangiye kumubenguka. Mukeshabatware yakomeje kubakorera imirimo itandukanye harimo nko kwamamaza ibikorwa byabo. Ibi ngibi byatumye abantu benshi tugenda tumumenya kubera kwamamariza ibinyamakuru. Muri make rero Mukeshabatware n'umugabo wakunzwe cyane. Ibi ngibi nabikubwiye byaturukaga ku buhanga yumvikanagaho haba mu gukina ikinamico, mu kwamamaza ndetse n'ubuhanga bukomeye. Mukeshabatware uyu nguyu yabaga mu mujyi wa Kigali. Yaje kwitaba Imana muri 2017. Byatangajwe ko azize uburwayi. Mukeshabatware yasize abana 8 ndetse n'umufasha we.